Driving School. Nyuma y'imyaka itari mike, United Driving School ifasha abanyarwanda kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga byo mu nzego zitandukanye mu rwego rwo koroshya no kwegereza serivisi abakiriya bayo. United Driving School ubu yabazaniye amakamyo abafasha kubona kategori E ndetse na D1 mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata. United Driving School urayisanga mu Rwanda hose, mu karere ka Bugesera urayisanga mu mujyi wa Nyamata munsi ya depo ya Bralirwa. Ku bindi bisobanuro hamagara 0783646165. Iteza imbere, wihindurira ubuzima, uhindura ubuzima bw'umuryango ku bufatanye na United Driving School. Perimi y'u Rwanda kuyikorera ntabwo bikomeye. Igikuru ni ukwiga. Ubu ni bwo buryo bwiza ugomba gukora mu parikingi yawe igihe uri mu kizami. Hello guys, mumeze mutabasongozi mwana numujene wanyu kabisa magarutse kujya banongere mbatere peace babandi bakebeza baba hano bajya banyereka ko turi kumwe nanjye nasezeranyije ko nazatenguha. Of course niyo mpamvu bandi hano, niyo mpamvu mwumva bavuga gucece ibintu byanjye mutajya mwumva bisakuza cyane, biba ari ibyanjye nawe bitiwe nuko giye bino bintu mba nabikoze n'ubundi nshaka gukavaringa agahinda abantu bahura nako mu gihe batsinzwe n'ikizamini cyo gutwara ibinyabiziga. Nago nakumva ko ari ibintu nakagombye kubagigira cyane. Mu bigira ibyanyu kabisa rero mbone ko byibura nanjye abantu duhurira ku rubuga imibare igenda ikora basi. Njye mbona subscribe ziyongera, mbona umubare w'abantu baviewinga nyine hano ndiye none se bimeze biti. Abantu bose bakoresha imbuga nkoranyambaga tuvuge ko nta basirimu dufitemo. Ni gute umuntu usanga yarakoze subscribe ku rubuga rwirirwa mwigisha amatiku, ubusambanyi, ubushizi bw'isoni, adashobora no kuvuga ati reka nibere mu big na bass ya kuri rubuga nje ndeba n'ukuntu tutorial y'imodoka ibimeze, wenda ndiba ukuntu umuntu atangira agahagurutsa ikinyabiziga gatwara ise bigenda biti. Ubu nibwo buryo tonto yababwiyemo ngo bisaba kwiga neza, ntabwo bisaba kugenda witwaje ruswa cyangwa se ikiniki. Ibintu biri kugenda bijya ku rundi rwego. Uzajya mu Busanza uzakora ikizamini cyose nta namuriye n'umupolisi kuva kuri reception kugeza kubera iki ikoranabuhanga. Numara kugonga umurongo sensa nizakurega, ntabwo umupolisi azagenda agakupe sensa kandi muri systeme harimo ko sensa igomba kubiri gukora mu gihe ukora ikizamini nawe. Urumva iyo ruswa ugiye kwimenyereza uzayihande ejo n'ejo bundi uko iterambere rigenda rizamuka. Reka kutukirengagiza, tanga ruswa. Wari umubyeyi ufite abana babiri cyangwa se batatu utegura buri gitondo bakajya ku ishuri, none ugiye gufungwa ukatirwe, ufata igihe cyo kuburana ushyireho ihazabu. Ibyo byose ni ibihombo. Abana bari mu rugo bafite agahinda kuko ntabwo uzakatirwa amezi ari hejuru ya 5-6. Umwana bamubeshya ko wagiye ku kazi kandi yarazi kuri mama umutegura buri gitondo, nako kazi kazamushedinga mu mutima avuge ngo mama aka kazi yagiye matanatuganirije ngatubwira umwana mutete tagira gutekereza nk'umuntu mukuru. Ugati mama kuki yagiye atatubwiye. Reka dufate iminota mike cyane tubanze twongere twiyibutse isomo rya parking. Erege bisaba akamenyero, kwiga no guhozaho. Ni United Driving School. Nyuma y'imyaka itari mike, United Driving School ifasha abanyarwanda kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga byo mu nzego zitandukanye mu rwego rwo koroshya no kwegereza serivisi abakiriya bayo. United Driving School ubu yabazaniye amakamyo abafasha kubona kategori E ndetse na D1 mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata. United Driving School urayisanga mu Rwanda hose, mu karere ka Bugesera urayisanga mu mujyi wa Nyamata munsi ya depo ya Bralirwa. Ku bindi bisobanuro hamagara 0783646165. Iteza imbere, wihindurira ubuzima, uhindura ubuzima bw'umuryango ku bufatanye na United Driving School. Ubu ni bwo buryo bwiza ugomba gukora mu parikingi yawe igihe uri mu kizami. Utigoye cyane, igihe uzasanga agasaha kawe karinganiye na kiriya giti cyo hagati imbere, ugasanga iki giti cyo hepfo kiringaniye n'izi ntebe, amapine yawe akaba agoroye, burya parikingi yawe izaba yarangiye. Ushobora kwibaza ngo ese ni gute bikorwa? Iyo ugiye mu kizami imodoka uyisanga iparitse hano, ni itegeko kwambara umukandara mbere y'uko ucana imodoka. Iyo umaze kwambara umukandara ucana imodoka ugatangira parikingi,
igipimo cyacu cya mbere ni ugukura imodoka hano ubona iparitse, ukaza ukaringaniza retroviseur n'iki giti ubona kiri ku marembo ya parikingi. Iyo turinganiza retroviseur n'iki giti mureba, dusigamo santimetero 40, ushobora no kuzijya hejuru ariko ntiwazijya munsi. Ikindi kintu ni uburyo wateyeho imodoka yawe ihagaze. Hari umuntu usanga yateyeho nk'imodoka iberamye, biba byiza iyo uteyeho imodoka yawe iri ku murongo kuko bigufasha kubona ibipimo kandi bitakugoye. Reka hano tubanze dusobanukirwe imiterere ya parikingi yacu. Ubundi parikingi igizwe n'ibiti 8. Ibi biti 3 biri imbere, n'ibi biti 3 biri inyuma, ndetse n'ibi 2 ureba biri mu rubavu. Iyo umaze kuringaniza retroviseur n'iki giti kuri ibipimo tubonye ruguru, dukata amapine yose ibumoso tukegera imbere dushakishamo ibi biti 2. Iyo tumaze kubona ibi biti 2, tureba muri retroviseur y'iburyo tukabonamo iki giti kimwe. Igiti kimwe mureba nicyo kigize parikingi 200%. Uburyo wateye neza kuri iki giti nibwo bugena parikingi nziza uri buze gukora. Rimwe na rimwe ushobora kuzabona umuntu ari gukora parikingi, ubone hagati y'iki giti n'imodoka hasigayemo umwanya munini wanyuramo n'igikamyo. Burya si byiza rero ko wasigamo umwanya munini hagati y'iki giti n'imodoka mu gihe cyo gukora parikingi yawe, kandi amakosa yose abatewe n'uburyo wateye kuri iki giti. Dore uburyo bwiza rero watera kuri iki giti. Mu gihe usubira inyuma uba ugomba guhisha akajanja k'iki giti. Iki giti akajanja kacyo tugakuramo, ubundi tukakireba duhereye hejuru y'akajanja gusubira hejuru ku mutwe w'igiti. Aka kajanja ureba ugakuramo, uza ukegera gake gake, ukagenda ukegera ugahengekeraho vora, ukagakuramo, ubundi ukegera kiriya giti ugoreye amapine yawe ariko kari akajanja wagakuyemo. Iyo umaze kwegera iki giti utangira ibyo twita manevure. Manevure zitangira iburyo iteka ryose. Ukata amapine iburyo, ukegera imbere gato, ugakata amapine ibumoso, ukegera inyuma gato. Buryo ukata amapine iburyo, ukata amapine ibumoso, uko wegera imbere, uko wegera inyuma, niko umwanya wo hepfo ugenda ufunguka. Muri iyi retroviseur y'iburyo tuza kubonamo igiti cya kabiri. Iyo umaze kubona iki giti cya kabiri, ni ikimenyetso kitubwira ko uruhande rwo hepfo nta kibazo tuza kurugiraho. Ibi bishatse kuvuga ko ibi biti byose biri ku ruhande rwo hepfo nta na kimwe twagonga. Ikibazo tuba tugisigaranye kuri ibi biti by'inyuma ndetse n'iby'imbere. Iyo tumaze kubona iki giti cya kabiri, dutangira gucunga ko ibipimo bya parikingi yacu bidashobora kuba byarangiye. Icyo gihe turihengeka tukareba ka kagasaha kari hano imbere mu modoka karinganiye n'iki giti cyo hagati imbere. Iyo umaze kuringaniza agasaha kawe n'iki giti cyo hagati imbere, ugorora amapine, ubundi ukaringaniza uyu mugongo w'intebe y'inyuma n'iki giti kiri mu rubavu rw'imodoka. Igihe aka gasaha kawe kazaba karinganiye n'iki giti cy'imbere hagati, uyu mugongo w'intebe yawe ukaba uringaniye n'iki giti kiri mu rubavu rw'imodoka, burya n'iri tara rya feri ry'inyuma riba riringaniye n'iki giti cy'inyuma ureba, ukaba wagoroye amapine y'imodoka yawe. Icyo gihe parikingi yawe izaba yarangiye. Uzavuza ihoni ubundi bakwemerere usohora imodoka yawe muri parikingi. Ushobora kwibaza ngo ni gute nasohora imodoka yanjye muri parikingi nta giti na kimwe ngonze? Birashoboka kandi biroroshye cyane. Parikingi igizwe n'ibiti 8 nk'uko nabikubwiye. Mu by'ukuri ugerageje kumva ni ibiti bitari bike ariko nanone bitari byinshi da. Iyo tugiye gusohora imodoka yacu muri parikingi, mbere na mbere turabanza tukitiza akanya gati inyuma, twegera inyuma gato, ubundi tugakata amapine yose ibumoso, tukegera imbere, tukongera tugakata amapine yose iburyo, tukegera inyuma, tugakora izo manevure kugeza igihe imodoka yacu tuboneye ko amarembo yafungutse, tugasohoramo imodoka yacu muri parikingi. Dore ubu ni bumwe mu buryo bwiza ushobora gukoramo parikingi yawe mu gihe uri mu kizami. Hari agasomo kitwa parking garage shaka ko tuzarebera hamwe ubutaha, kari gutsinda abantu cyane muri iyi minsi. Ni ku Musongozi nk'ibisanzwe ntuzacikwa. Niba wifuza kumenya gutwara no gutunga uruhushya rukwemerera gutwara ibinyabiziga, gana aho tuyikorera Charte kuko ari izagufasha kugeza indoto zawe ku ndunduro. Ni United Driving School. Nyuma y'imyaka itari mike, United Driving School ifasha abanyarwanda kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga byo mu nzego zitandukanye mu rwego rwo koroshya no kwegereza serivisi abakiriya bayo. United Driving School ubu yabazaniye amakamyo abafasha kubona kategori E ndetse na D1 mu karere ka Bugesera mu mujyi wa Nyamata. United Driving School urayisanga mu Rwanda hose, mu karere ka Bugesera urayisanga mu mujyi wa Nyamata munsi ya depo ya Bralirwa.
ku bindi bisobanuro hamagara 0783646105. iteza imbere, wihindurire ubuzima, uhindure ubuzima bw'umuryango ku bufatanye na United Driving School.